Hello fans. Hano ni kuri Love and Jane. Murabizi ko amazina yanjye ari Rukundo Wibabara Jennifer. Uyu munsi rero tuje kuganira namwe, tuje akakanya gutaramana namwe, reka aba ariko mbivuga, ariko sindi njyenyine, ndi kumwe hano n'umutumirwa. Mbere yo kugira ngo tuvuge icyatuzanye cy'ingenzi, reka mwakira bibwire amazina yanyu naho mutuye. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Murakeye Gloria. Ndi umugore w'umugabo umwe. Yego. Ndi umuvugabutumwa. Nkunda Imana n'abantu bayo. Wow. Nanjye nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Muhereye he, mutuye he? Dutuye i Gahanga. Dutuye i Gahanga, niho duherereye hafi n'isoko. Oh. Wow. Turakwakiriye hano kuri Love and Jane. Abakunzi bacu rero twabazaniye insanganyamatsiko ivuga ku bijyanye no gusenga, sibyo? Bijyanye no gusenga turagenda tuvanga bitewe n'uko Imana ibudushoboze, niko turi bugende tuganira nawe. Ndashaka ko tuganira ku kintu kimwe. Ntabwo twavuga ku bagabo, wenda naho turahavuga mo gake, ariko cyane cyane ndashaka ko twibanda ku bamama kuko turabamama, sibyo? Ndashaka ko twibanda ku bamama cyane cyane b'abakristo basenga. Dore ko iyo twagiye gusenga baba bavuga ati abadamu mutaye vava mujye kuganduka. Ntubizi? Aha. Ndashaka rero ngo tuganire cyane cyane ku bamama basenga, ariko bakaba bahugira mu gusenga cyane cyane, babandi ngo babyinjiyemo iyo ariko nabigira, cyangwa se babifata uko bitari. Ugasanga haba gusenga aragenda, niba reka tuvuge wenda nko kujya gusenga mu musozi cyangwa se ku rusengero, ugasanga akoze amasengesho umunsi nko kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, akaza mu rugo kuwa kane. Urwo rugo rw'umukristo w'umumama urufata ute nkawe ubwawe nk'uko urwumva nyine? Wumva ruba rumeze gute? Njyewe nihereyeho nkanjye ndi umuvugabutumwa kuko gusenga, kubaka no gusenga birajyana. Ariko gusenga ntago ari ibintu byatuma udakora n'inshingano z'umugore. Kuko urugero nkanjye nihereyeho ndasenga kandi nkunda gusenga, ariko gusenga si uguhozaho. Niba ugiye gusenga kuko no kujya gusenga ntiwagenda utabwiye umutware wawe ngo ngiye gusenga cyane hano runaka, ariko ugomba kugira amasaha nk'umugore. Bibaho cyane ukumva umugore uyu munsi yasenze, ejo yasenze, hari n'igihe ageraho baterana agahura na mugenzi we ati dufite ahandi tuzajya gusengera n'ejo tuzakomeze. Mu by'ukuri abagore turi ba mutima w'urugo. Hari abagore noneho ikintu cyaje ubu ngo batantine, ukumva ngo umukozi ari mu rugo n'ibyo, ariko mu by'ukuri umugabo si uwo gutekerwa n'umukozi. Monsherime, ubu nkanjye mfite umutware pe abagiye mu kazi, ariko nanjye ndi umuvugabutumwa, ngerageza uburyo bwose bushoboka. Niba nagiye gusa saa 12 nkategurira umutware wanjye. Erega batantine si bo kumenya urugo ngo batekere urugo cyabite no ku mwana wanjye. Rero bagore beza turi ba mutima w'urugo, tugomba kubahiriza n'inshingano zo mu rugo, tukaganduka. Kandi umugabo iyo asanze umugore mu rugo arishima. Ntago wakubaka urugo umugabo agasanga tantine. Eske ni gute tantine atazagusimbura bitewe nuko umugabo atahagusanze? Nicyo wumva kimwe bivuga ngo abarokore basenye. Naho biva. Niba umugabo aje bwa mbere akicara muri sala agategurirwa n'umukozi ntuhari, kabiri akaba yasanga n'umwana ntiyoze,
icyo gihe umugabo azaha agaciro wa wundi asanga mu rugo wowe bagiye gusenga ni hano izumva ngo ingo z'abarokore zasenyutse ugatangira ujya kwa pasiteri ngo pasita ngo umfashe dore ko abagore tuzi kurira uko pasita umfashe umugabo yantaye dore naje mu masengesho none ukuntu abagore dusetse ngo pasita ngo naje kuwa mbere amasengesho arangiye kuwa gatanu ugeze mu rugo usanga umugabo yagiye avana nuko bameze rero abagore beza ba mutima w'urugo tuganduke. Ikindi uhekeye umugabo wawe, hari ibintu abantu twihaye ngo uri umurokore kuba uri iwawe nta burokore, uburokore uzabushyire wenda hanze ninsohoka kuwo nzasanga hanze nzitwararika, ariko iwanjye mu rugo nta burokore. Imakiye iyiteho, ambara neza pana kwicupiza ngo uri umurokore, nimugera mu cyumba wigire nyine werekeke y'umugabo wawe. hari umumama umwe yavuze ngo tujye tumenya kuba indaya imbere y'abagabo bacu. Urakoze cyane akoka ubundi ugahindura ibyo yarasanzwe azi nyine ukabona yaza ukibebeza ukamupfira nyine akabona ko byahindutse. Icyo gihe urukundo ruhama rwiyongera njye niko mbyumva noneho urakoze ku nama nziza rwose ugiriye abamama. Ariko nanone reka tuvuge ko pe abasenga yego nuko bimeze, ariko hari n'abandi hariho n'abamama wenda nk'urugero batanasenga ariko ugasanga mu gito urabizi ko abamama tuzi kuvuga. Ntubizi? Ndabizi. Uzi umuntu w'abamama uko tumeze. Ndabizi. Ukabyuka nk'ubu ngubu nkabyuka mu gitondo umutwara amaze kujya mu kazi nta kazi mfite, nkakubita abana babiri mu mugongo, ubwo umwe hano undi mu mugongo, nkaza kukureba. Umugabo ahavuye ryari? Mu gitondo. Nanjye mbonye ashinguye akarenge ngize ne ndagiye ndaje ndakurebye. Saa moya, saa mbiri, saa tatu, saa ine, saa tanu, saa sita uratetse turariye. Kandi ntabwo ari rimwe gusa, n'ejo nkagaruka. Mbwira ese haba kuri njyewe wavuye mu rugo nkaza ni ikihe gihombo muhura nacyo, cyangwa se hahandi nagiye ha buri munsi nsanze mugenzi wanjye nawe nta kazi afite yiriwaho, twese nta kazi dufite. Kandi urabizi ko ahanini urugo ni ku mibare. Wa mugabo wasize amafaranga 5,000 ngo turi ryamanywa nijoro akabona twabiriyeho ku manywa gusa, ejo muri ejo ndi buriye, urumva ni riske yihe wa wundi nasanze? Urayumva yaba afite iyahura nayo. Ubwira abafana ba Love & Jane ubagira inama, haba njyewe uvuye mu rugo rwanjye wangiriye ihe nama, haba na wa wundi nsanze wamugira ihe nama. Ibyo bintu bireze kandi biriho cyane abagore. Ikintu gituma wowe watekereza kuba wakumva ko waza ukubivuze umugabo agitsimbuka cyane ntago tuba cyane n'ukugenzwa na amagambo. Abagore icyo cyo turagifite, dukijijwe ku munwa. Rero njyewe ukuntu mbyumva muri njye, icyo waba wa mugore wasanze niwe ufite ibihombo cyane. Yego, kuko njye nta gihombo ufite. Wazanye abana kandi ntibataha batanyweye igikoma, ntibataha batariye. Ndetse hari ikindi gihombo nawe uri buze kugira iwawe mu rugo, hari ibyo utatunganyije. Umugabo arasohotse urasohotse, hari byinshi wagakwiye gukora. Ni hahandi uzumva umugabo mu gitondo ati nkeneye isengeri yo kwambara cyangwa ishati nifuza, wari uri kwa ya nshuti yawe. Urumva ni ugusenya impande n'impande. Wa wundi nawe riske umusigiye riske yagutekeye mwanyweye mwariye, noneho ikindi mwageretseho n'amagambo. Hagati aho n'Imana ubwayo ntiyababonye neza, kuko nta mugore wicara n'undi ari babiri ngo babure kubura uwo bavuga mugenzi wabo. Dutaramishwa n'amagambo. Ese wakora iki? Njye numva ikintu wakora, wenda ngire nk'inama, hari n'uwaba uri kunyumva icyo kintu yaba kiziho, cyangwa uzi mugenzi wawe, cyangwa uzi n'umuvandimwe we biba ushaka kuzamugira inama.
ikintu umuntu yakora kutagira akazi ntibivuze ko kujya kwa runaka ngo wicare urambye ntabwo ariko kazi. Ntiwabura icyo ukora, wabyuka ugakora amasuku, byananga ukajya mu buriri ukaba uryamye ukitekerezaho, kuko iyo umuntu aba arenze umwe ni amagambo, kandi amagambo ntagumaho gusa, ntago mu biganira ngo bigume murimo. Wa wundi wasuye azagera kundi atuzi yabyutse mu gitondo yaje ambwira ibi nagaburiye abana be, nawe nubyumva bizabatera risike yo gushwana. Yaramvuze ndamurambiwe. Njye ikintu nagira inama cyane cyane abamama bakijijwe, cyane abakijijwe nibo ndi kwibandaho, batukishije izina ry'Imana barokorera ako kantu. Uvuze aho hantu nibuka ejo ndi hari ahantu nanyuze hari abamama bari kuganira bati shati uzi ko abago ati sinasubira gusenga, ati uzi ko amagambo asigaye mu bakristo, amagambo none ari muri twe ba mama dusenga. Abantu badasenga birirwiyo nta magambo ubu bafite, amagambo ari muri twe abakristo. Noneho amagambo rega burundi ava ku ishyari, ni ishyari. Tuvuge wambaye ikanzu ntayo mfite, nta bushobozi ndabona bwo kwigura, ntago yabura kukuvura nawe yishyize hejuru, musiga mubona ukuntu aba yitwara, ubona ukuntu yaciyeho yinyonga, kandi ubwo naciyeho neza bite sheri. Uburyarya abarokore turi kumungwa n'uburyarya, amagambo, amashyari. Amagambo ari kuva ku mashyari. Urabona mwene so yambaye neza, ariko nje muri nje Gloria uburyo niyumva, iyo mbona umuntu yambaye neza bati Imana ubwo yambaye naze nanjye nzabigeraho. Niko nteye. Ikintu Imana yandinze cya mbere niziho ishyari, kuko ishyari ni ribi, ishyari rituma utanatera imbere. Nabibonye hariho umumama nigeze kumucaho icyo gihe n'ahantu nabaga, ahantu bita mu Ruganda, twari duturanye tunasengana mu Ruganda. Oya ni hano Kimironko, hano hafi Nyagatovu. Turahura, duhuye aransuhuza neza nyishimye, wabagahe ko twakubuze Mana we. Umva ku rusengero baguze amatara, baguze intebe. Ese urubizi ko vandarateri yaje? Umva nuzi wa mugozi ngo waturikaga ni ati barawukoze. Ambwira ibintu ngo sheri ngo payi ngo nihutaga ko tumeze. Amaze kugera hirya abavuze ati sha ati runaka turahuye, atambwira ibintu byose byo kurusengero nkaho yari ahari. Kumba ari ukwanga ngo ntaza kujya kuri runaka ngo maze ese ko yambwiye ibi n'ibyo atereka ariko arabeshya. We agera hirya agahita ahindura ati runaka arambwiye gutya na gutya. Urumva wa mukristo? Ndi kumwumva. Uramwumva? Uwo muntu urumva ukuntu atukisha Imana, izina ry'Imana ririmo gutukwa kubera we. Nawe barukora ahubwo tukagibwaho igisuzuguriro. Hahandi umupagani iyo abyumvishe aravuga ati sinkabura ndajya he, barase ko bamaranye nuko ndasengera hese niye ndi busengera. Hari abarimo kumarana, atumva ati nabaciyeho. None hari ukuntu umuntu ujya kumva ngo waramvuze ndakureka, ngo ariko umunsi umwe shango buretse ngo nzaguteza Imana igushwanyaguze. Ntabwo akose ijambo ry'Imana rivuga ngo dusabire abanzi bacu ibyiza. Uwumva ngo yamuteza Imana ikamushwanyaguza. None se niba ari umwanzi wawe wamenye kubana nawe, wamenye ukubana, nakuvuga umwihorere. Hari ubwo abaje kugukubita, hari ubwo abaje kukubwira ngo va mu nzu usohoke. Njyewe Mana yanjye nk'abakunzi ba Tiravandi Jane ndabinginze musenge by'ukuri. Nuhura n'ikigeragezo nk'icyo umenye uko cyitwaramo. Ariko ndababara kuko umuntu azavuga ati mva ati umugabo yansigiye mu 5 ati ndabimaze, kandi yambwiye amanywa nijoro ngenzi umumama byabayeho akigomwa we nijoro ntarye ngo kugira ngo abana bagire gute barye. Kubera iki? Inshuti ye. Urumva ko kandi ndabyumva kubera inshuti ye. Akandi yabuze ukuntu amuhakanira, undi nawe byose akarenge hehe hahandi mu rugo rw'abandi.
bakristo bene data mwamenye mukamenya koko kwihagararaho akuzi ko niyo naba nshonje nakwihagararaho nihagararaho kugira ngo Satani atanshishamo ijisho niyo wihagaze Imana hari ikikora kandi ubwo akasenga mana ye Imana binabara ibiki nibiki abantu bakakubona buri munsi ucahandi agiye sa barasese kwa runaka rwose agiye cyase ukajya hukuma umugabo baramubwira ariko atariko iwawe habaye urusengero ko nabonye abagore bose ari bateranira niho babari ubwo urumva ndabyumva ugasanga umugabo aratashye inzu ayisanze uko yayisize yasanze imyenda mu ntebe asanze hehehe hasanze yakubaza ngo ushirimo hariho mama njyewe nzi wirwazaga yapima umugabo agiye gutaha kuko ibyo yiriwemo akirwaza pe akaremba agatitira ati tujye kwa muganga hoya tujye kugura tugura ibinini kubera iki ibinini arabizana abicishe munsi y'intebe cyangwa se abijugunye ariko agiye kwa muganga no kumuteza nshinge wenda urugero bakamusuzuma n'ibiki kuko azi ko abeshya ugirwaho ukoze icyaha cyo kubeshya kandi na babandi baje mukirirwana ntabwo mucecetse ni hahandi muvuga runaka mwamuvaho mukajya ku bana be ku buzukuru ku buvivi n'ubuvivure ku mugabo mutanagendana hari n'abantu babura icyo bavuga bakavuga abagabo b'abandi cyane umva mutanirirwana cyane cyangwa se abona njye nawe nk'uku nagutumiye yabona nguherekeje ugiye akavuga ati mva atuzi ibyo biriwemo akabivuga nk'aho yarahari urumva nuko bameze aho yarara ariko wamana sinzi ikintu kibabaje nuko batukisha izina ry'Imana wacati Imana ibabarire Imana ibabarire abamama b'abarokore kandi abamama b'abarokore ni mwebwe murimo gukomeretsa abantu buri umupagana gukomerekeje ntacyo byagutwara ariko mwene so muhurira hahandi ho muruhukira niwe mubi buri umupagani se ntugura nawe akagukomeretsa agacaho tubagira inama nziza ubagiriye inama pe nanjye hari ibyanjye nababwiye nabyo niba ari abumva bumvise kuko buriya twebwe tujya inama ariko ntabwo twabishyira mu bikorwa kuko ntabwo turibo sibyo ariko nubwo twakomeje kunenga n'iki noneho nkawe nkamuharakeye njyewe ahanini ndashaka ko twibanda ku bamama bakristo bari abapagani ntabwo wenda nabo bafite ababagira inama reka twebwe icyo dushaka ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka rikomeze guhabwa icyubahiro rishyirwe hejuru wagira inama yihe umumama w'umukristo wa wundi ndetse rega hariho n'abahanuzi babikora hariho n'ababikora noneho wa wundi utumwa n'Imana wa wundi wegerana nawe ikaba yamuga ati nkurira hariya kiriya kintu gishyire hano uwo muntu ugikora agakora nk'ibyaba bandi b'abapagani byose bakora uwo muntu wamugiriye ihe nama kugira ngo mugire inama wenda tugana no ku musozo njyewe nkurikije uko mbibona icyo nagira inama abakristo dufatanyije uyu murimo wa data numva inama nabagira icya mbere ni uguhinduka bakera imbuto nziza zirangwa n'abakristo imbuto nziza umuntu ashobora kwibaza ngo izo mbuto ni pome oya ntago ari imbuto ziturya ahubwo ni uguhinduka muri wowe ukamenya uko witwara nk'umukristo na babandi batarakizwa bakakureberaho bakaba baza bakifatanya natwe ikintu cya mbere wakirinda ishyari kuko ishyari ni murumuna w'umurozi na Bibiliya bivuga neza ati umunyeshyari acyahwe ishyari wakirinda ishyari ukirinda ubwibone
umuntu ashobora kumva ubwibone akumva ubwibone buriya ni iki ubwibone harimo kwishyira hejuru hari ikintu abantu ko dufite waba uvuga ngo unamamaye sigaye yego mfite amavuta menshi ukaba wumva ko utavugana na wa wundi ukiri hasi yawe ukaba urizamuye oya ubundi abantu bose turareshya imbere y'Imana ko Imana niba Imana yakuremye n'iyandemye idufata muri level imwe pfa kuba yikiranukira turi umwe imbere y'Imana rero njye numva twakirinda ishyari tukirinda ubwibone tugakora ibijyanye n'ibyo dukora tugakorera mu mwuka tukerekana imbaraga nziza nk'abakijijwe wagera kuri mugenzi wawe ukamusuhuza tukirinda inzangano nta muntu wakijijwe ugira inzangano mu mutima usanga abakristo ubu ari bo basiganye uburyarya ibyo rero nibyo dusabwa kuba twahindura ibyo nibyo biturimbuye kandi nkubwije ko agakiza na mwuka wera cyane impano biratandukanye twebwe turasabwa gushaka agakiza kuko agakiza ni ukureka agakiza si uguhanura agakiza si ukwerekwa njye nshobora kubona byinshi ngo nakweretswe nta gakiza mfite kandi nkarimbuka ariko ikintu cya mbere tugomba guharanira niturandura biriya niturandura iryo shyari tukarandura izo kamere zacu cya mbere wica kamere tuzakira agakiza bizatugeze kugeza muri bwa bwami bw'ijuru dutegereje ikindi bitume tubana n'abagenzi bacu neza ndetse n'abaturanyi n'ingo zacu tuzubake neza nicyo dusabwa n'uwo mwaganira cyangwa muzajya muganira n'abandi uzatumira batari njye Gloria twahuye uyu munsi gusa byanshimishije kuba nahuye nawe najyaga mbyifuza cyane bari barabuze najyaga mbyifuza ariko tugira inama abamama dufatanyije urugendo hari umuntu icyambere ubwibone ishyari inzangano zo mu mitima nizo zisha abarokore izo zo ziraturangije kunyura kuri mugenzi wawe ntagusuhuze iryo juru tujyamo niriye ko Imana ari urukundo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kuko njyewe ubu ndi mu cyimbo cy'Imana nunyanga subwiyo Mana yo wakurikira ayikunda cyangwa ukunda ubuhanuzi bukurimo wowe ukunda kandi message watanga ushobora kuba uri umuhanuzi ariko muri wowe ufite rwangano ryashyari twavuze yabona mugenzi wawe Imana yamukoreye ibintu yamuhindura amateka ukamugira ishyari kandi wasanga ari nawe wabimanuriye ati mwana wanjye Imana igiye kugukorera ibiwenda urugero ngiye kukubakira inzu nkwaye inzu mu mujyi wa Kigali simaze kwishingira twahura ntumvugije kandi ari nawe wabyanyuze mu ryashyari niryo riturimbuye ishyari koko burya ngo ishyari ngo ni ishuri rya nyuma wiga abantu ukavamo wambara wamenye kuroga cyane kuroga pe cyane ndahamanya n'umutima wanjye nze neza yuko turetse ishyari tukareka ubwibone tukareka ubugome no kwishyira hejuru tukicisha bugufi kuko uwikize hasi Imana nayo izamushyira hejuru ariko uwishyize hejuru izamusubiza hasi umukristo murahura ntakuvugishe akagucaho nirwo rugendo turimo akagucope wagera hirya ukavuga umutima ukomangutse Gloria katanshohoje turafite wamuhamagara ngo sheri ngo nukuri sinakubonye kandi yanahindukira akakubona cyane ngo sore sheri ngo nukuri ngo sinakubonye gusa turafite nejo mugahora akabikora gutyo harya iryo juru turimo kujyamo iryo juru turimo gukora nirihe nanjye ubu iki kiganiro yakoze nayo imaze iminsi nyitekerezaho nayo imaze iminsi gusa Imana iguha umugisha gusaba mama mutwumva badukurikiye twirinde icyo kintu nitwafata umwanzuro w'icyo kintu tuzubaka neza tuzakizwa neza ndetse n'aha twifuza kuzaba mu bwami bw'ijuru tuzagera kandi abamama b'abakristo namwe mwakurikiranye kino kiganiro
mwirinde ejo mutazajya imbere y'abapasiteri rega nabo baba bafite byinshi byo gukora baba bafite byinshi byo gukora burya nabo basoza hari ibindi bagiyemo kumujya imbere rero muturi ibibazo ngo pasita ngo urugo rwanjye ariwe warwishenyeye ujya mu masengesho guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu umugabo agukeneye abana bagukeneye kandi rega hari n'abagabo bameze gutyo umugabo azata urugo rwe guhera ku wa mbere kugera ku wa gatandatu harya ubwo azasanga umugore n'abana bakimutegereje turimo turavuga abamama kuko turi abamama ariko namwe bagabo mwumvireho nabo bumvireho burya bajya bavuga ngo werere imbuto ngo umuntu muri kumwe waba warabanye n'umuntu ari umupagani ukamwerera izo mbuto harya ubwo yazakizwa ntabwo biba. Murakoze cyane bakunzi ba Love and Jenny bafana bacu dukunda ni ukuri pe mutubabarire abakristo turi hano twitware neza tujye mu nzira nziza ya gikristo apana ya gipagani kuko gusa twaba turimo dutanga izihe ngero ntazo. Turabashimiye rero turabashimiye ko mwabanye natwe turashimiye umutumirwa wacu Gloria turagushimiye nuko Imana iguha umugisha twaherukanaga kera wari inshuti yanjye nziza twongera guhura ejo bundi mu murenge wawe twongera guhura umva ndishima navuga ariko Mana kuko nari nkuzi brage zawe n'iki n'inama zawe nziza ndavuga reka nzakuzanire abafana ubagira inama ubasuhuze ubasengere nukuri ndagira ngo dusoze dusengera abafana bacu kuri Love and Jenny banibuke basharinge kino kiganiro hari igihe hari umumama cyangwa se hari umupapa cyangwa se yawe twumva akaba arabohotse reka tubasengere bibuke kugisharinga bakande kuri subscribe na comment batubwire rwose bityo na gutya batubwire uko babyumvishe uko babyakiriye Imana ibahe umugisha reka dusoze dusenga. Mana nziza Mana y'urukundo ndagushimiye Mana yo kwizerwa ndagushimiye n'ukuri data twese bwite wowe samba Uwiteka utarumva turagushimiye marumbo ukomeze ubane natwe tukwisumba byose dore inama tugiriye abakunzi bacu reka natwe tuzibuke mu mutima wacu natwe tuzikurikije Uwiteka reka mwami Imana baduteze amatwi reka mwami Imana ubahe guhinduka reka mwami Imana ijwi ryawe ribavugiremo n'izina rya Yesu Kristo reka kugira ibyo uhindura n'izina rya Yesu Kristo ineza n'urukundo rwawe biganze kandi bitegeke turakwinginze uwera wa Isiraheli reka gukora kwawe no kuvuga kwawe mwami Imana bimenyekane kuri Imana igira neza n'izina rya Yesu Kristo data nyiribihe nyir'imbabazi turagushimye kwabanye natwe turagushimiye ko hari ibyo ugiye guhindura turagushimiye ko ugiye guhindura imitima ya benshi reka bwugamo bw'umugari wigaragaze nk'Imana reka urukundo rwawe rusesekare tuguhaye karibu Uwiteka natwe kandi udukomereze mu nzira zawe ikiruta byose utwambika ntibare n'izina rya Yesu Kristo kunesha kwa no gukora kwa biganze kandi bitegeke Uwiteka rero mwami nsabiye umugisha umuvandimwe wantumiye Uwiteka n'umukubire karindwi erega duhoze dukora igikorwa cyawe kizatugeza iwawe mu ijuru tuvuye mu gikorwa cy'urukundo no kugira inama bagenzi bacu nudukomeze kandi mwami Imana Uwiteka ukomeze kutugenderera ubwami bwawe nibuze data mwiza turasoje ariko wowe nukomeze kwikorera nk'Imana urukundo rwawe n'ineza biganze urakoze mu izina rya Yesu Kristo wabaye mbwa rimwe gusa amen. Bye bye.